Karegeya Omar, icyo twakora aha ngaha no kugushimira. Ibiganiro kuri channel yawe ni ibiganiro byubaka abanyarwanda, by'umwihariko bishishikariza abanyarwanda kugabanya kwikiranura no mbere yo kugana inkiko. Iyo niyo sana sana. Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho, Imana yari yateguye ifarasi yo kugendaho, irategeka bamutambagizaho, bamusebereje kandi abamutambagije nibo bari kumumanika. Ngwiki Ayinya. ngwiki Okay, turi mu cyumweru cy'ubutabera kandi ubutabera Karegeya Omar nkunda gukurikirana ibiganiro bye. Ubucamanza burahenda, burakenesha, butesha igihe ku buryo turabutanga, ni standard z'abanyaburayi tugenderaho, ariko ntabwo ari zo standard z'abanyafrika, by'umwihariko ntabwo ari zo z'abanyarwanda. Yes, reka twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane mwese mudukurikira kuri KOP. Twizere ko muri amahoro, turabasuhuje, tunabahaye ikaze rwose mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro kiza kuba kirimo ibidasanzwe, ikiganiro kiza kuvugirwamo ibidasanzwe, muri uze kumvamo ibidasanzwe. Mukande like kugira ngo kino kiganiro kiza kugira recommendation nyinshi. Ikindi mu gisangize n'abandi bantu, kubera ko kirimo rwose ibintu bizima kandi byubaka society yacu, byubaka igihugu cyacu, byubaka abanyarwanda muri rusange, bituma abantu bashobora kubana kandi bakabana neza. Ngira ngo muri kureba ku mupira wa mwarimu ntaramuhaye ijambo, handitse ngo Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubutabera, ubutabera nsana sano. Sana sano. Ntaraguha ijambo. Okay. Ndariguhaye none nikaze. Hari abasoma nawe bakavuga ngo ni insana sano. Oya ni insana sano. Sana sano. Nubwo Sana isano. Isano bisobanura iki? Komeza. Isano komeza. Isano dufitanye. Urumva turisane nubwo ntago nari impari ariko ndi gukoresha nyine logique nyine. Nuvuga ngo ngewe nubwo wankoreye icyaha cyangwa se nubwo wankoreye icy'amategeko atemera, hari isano ngewe nawe dufitanye. Iyo sano rero dushobora kuri sana, urumva ntituriseye nubwo hari akantu gato kari kajemo kari gatumye iryo sano rigiye gusenyuka. Reka twongere tugahabwa ubutabera duciye mu buhuza cyangwa mu bwumvikane kugira ngo yasano tuyibungabunge. Nawe iyo duciye mu manza, nge nkajya kwa General Murenzi, nawe ugasigara, umuhungu wanjye ugahita abari gutegura ingumi yego azatera iwawe, kuko isano twayishenye. Iyo nkoreye icyaha ukajya mageragere, mu byukuri nubwo ubugiye gukora igihano cy'ibyaha wakoze, ugenda ngewe usigaye wumva nka wagira ngo dufitanye urubanza. Niko binameze. N'umuhungu wawe ntiyasaba umugeni wanjye ngo amubone. Ariko nta nubwo nakubera gareso. Ariko batwicaje bakavuga ati Karegeya yakoze ibi, ariko mubabarire. Ibyo rero asaba imbabazi, bakanamwereka n'utuntu ducyaro twatuvudo nagiye mbona. Wa mugabo ari gusobanura wo muri RCS agaragaza ko ugakura turimo kagucaho nkavuga ni Karegeya ari kuyora gataka ku muhanda kubera ko yankubise urushye mu kabari. Uzahano bizagera bizanageraho icyo gihe nzaba ndi gukora iyo mirimo simbura gifungo ifite igihugu akamaro. Wowe watumye njya wene nakoreye icyaha bitewe nuko ntaha tugasangira, uzajya ugera huze kumfasha nyirangize vuba. Iyo niyo sana sana. Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho, Imana yari yateguye ifarasi yo kugendaho, irategeka bamutambagizaho, bamusebereje kandi abamutambagije nibo bari kumumanika. Ngwiki Ayinya. ngwiki Okay, turi mu cyumweru cy'ubutabera kandi ubutabera ntabwo ari icy'ubucamanza. Ntabwo ari icy'ubucamanza, ni icy'ubutabera. Noneho insanganyamatsiko ni ubutabera nsana sano, ntabwo ari mvuna gufwa. Wacyumviza ko mvuze? Oya, ntabwo ari mvuna gufwa, ntabwo ari nsenya miryango, ni nsana sano.
amakosa tubana nayo, amakimbirane tubana nayo, nta nubwo azacika, n'ibyaha tubana nabyo, ariko bigahanwa, sibyo? uwakoreye undi ikosa cyangwa icyaha akagira uburyo abiryozwa, ariko yasano ntihangirikire. Urugero warimo uvuga nk'ukoreye icyaha, wenda tuvuge mwibye telefone, kwiba ni icyaha, nespa? Kuri style y'abanyaburayi batuzaniye amategeko. Ariko ubundi mbere yo kurira ngo kwiba, ushobora kuba kwiba telefone nkayiheza ukandega, gashaka umwavoka, wishyura arenza ya telefone, nanjye bakamfunga imyaka 3, na ya telefone ntuyibone, wishyuye avoka, ngiye gereza, ariko wowe telefone ntayibonye. None ubwo turagiye rero, sibyo? Ubwo kuva icyo gihe Pizzo yafungishije Karegeya, kubyumva? Ubwo ni umuhumuno na mumanzi. Umwana wanjye niyigana n'uwawe muri futu, uwanjye ntabwo azajya areba umupira, azajya areba ruseke y'uwawe. Uraseka ayinya, ibi bintu biravunanye. Ibi bintu byaje abantu twe tumaze igihe twibaza abantu bungukira mu kuzuza amagereza. Ninde ubyungukiramo? Kandi none imiryango igahora muri bya bindi. So niba ngiye nawe dukora imihanire ikakaye, ntabwo ihana nyiri cyaha gusa, ihana n'umuryango we, igahana n'umuryango we agikorewe. Kuko urumva ruseke y'umwana wawe izabigenderamo, kandi atari wakoze aroro, cyangwa atari wafungishije uwo. Ngewe ndakurura uburoko, ariko umuhungu wanjye aracunga ruseke y'umwana wanjye. Sana. Urumva bifite n'icyanga. So rero turi mu cyumweru cyahariwe ubutabera, ntabwo ari cy'ucamanza, ni cy'ubutabera. Twabivuze igihe kinini. Ubutabera n'ubucamanza biratandukanye. Justice na jijom ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu butabera niho hazamo icyo cyanga, kureba, kubungabunga umuryango, donc effet social. Kuko ubundi igifungo nukuneza amategeko, kandi twemeranywe nk'uko na Chief Justice abivuga, na amategeko twazaniwe n'abanyaburayi n'abanyamahanga. Kuko mbere yuko umwaduko bazungu ugera, ubukoroni buza, abanyarwanda barafite uburyo bakemura ibibazo hagati yabo. Niba wonesheje bakaguca umutiba w'ibishyimbo, niba wavunnye ihene ya runaka bakakubwira kumuhindi, niba wibye igitoki bakakubwira bose, nibuka niba byarakorwaga, ariko ngiye ku giti cyanjye, wibye igitoki buriya iyo wagiye mu butabera sano no kwiba igitoki ubanza kureba impamvu zatumye akiba. Hari ukiba kubera ko yashonje, wagiwe ugasanga ibishishwa by'ibitoki biri mu ngaraniye, ugasanga iyo ngarani ntiyaherukaga no kugira ikindi kijyamo, bari bamaze iminsi 3 batarya abana, hanyuma ikintu ukagisanga mu nkono. Uwo ni umujura wa mbere. Umujura wa kabiri, na byose ni ibyaha, umujura wa kabiri nukiba ngo ajye kukigurisha, ukamufatira mu isoko agitanditse, kandi amafaranga aravanamo yari kuyagura nk'urumogi cyangwa icyuma. Uwo ni umujura. Bose ni abajura, sibyo? Uwa gatatu nushobora kukwiba igitoki akanacyangiza, akaza akagitema, akacagagura, akashyiraho, kubera ko mufite ikindi mupfa. Abo bose, ibyo byose ni ibyaha. Ariko mu kubihana ntabwo mu mategeko bajya muri kwa kundi ngo yabitewe n'icyo upfa kuba wihaye icyundi. Ariko muri yansana sano, wa wundi wakibye ngo akigaburira abana, atandukanye n'uwakibye akijyana mu isoko ngo agure icyuma, cyangwa ajye gucumba urugomo, anywa sinda ajye kwirwa rwana hejuru y'igitoki yibye. Niyo mpamvu wa wundi wakibiye inzara, wenda kuki iwe hari inzara, usibye wenda ibiza naturel tudakumira, ariko se birashoboka ko inzara yateye iwe kubera ko yarahinze ntiyeza, cyangwa se n'umunebwe kandi afite amaboko. Niba afite amaboko ari umunebwe, ngewe ku giti cyanjye igihano namuha, nakubwira wowe nyiri igitoki ukamwereka umurima,
agacukura imyobo wowe ukamuha ifumbire kuko ifumbire nta yaba afite ukamwereka umurima agacukura imyobo migari yo guteramo insina wowe ukamuha ifumbire n'insina urabyumva wenda akaguterera insina 10 akazitera agashyiramo ya fumbire akazikurikirana kugeza zitangiye kwera igitoki urabyumva muri ya nsana sano kwa kundi muba muhura aje kukwaka ifumbire aje gusharura urutoki kuko rwegereye iwawe umubona muganira ejo n'urwagwa rwashye ukavuga ati ariko ubundi ntunaniwe ngwino dusome ku kago bikazageraho igitoki cyera insana sano yarabahuje muri za nsina 10 ukajya utema kimwe n'agatebe ikindi kandi akabacitse no kubujura ariko kumujyana gereza n'igitoki cyawe ntukibonye ubwo hasigaye zanzangano nyoko bukwe na nyirabukwe wamfungishirije umukwe sibyo nawe nyoko bukwe akamubwira ati mwebwe mushingira ibijura no nyirabukwe w'umujura akavuga ati mwamfungishirije umukwe barabuzukuru banjye muzabarera nibyo iyo niyo relation nabandi abo mwiganye hari n'uwakubwira ati nubundi abantu bo kurura musozi niko babaye insana sano yasenyutse isano yasenyutse kubera cya kibazo cy'igitoki ariko cyajyano cyo gutera urutoki kugeza rweze kuko niyo kigomba gutinda sibyo se kigomba gutinda kugira ngo agifiringe uko atera insina akagenda rogereta ese ubundi nanjye iyo nzitera mu kwanjye abana banjye ntibari gusonza ngo ngeraho kujya gutema icyaru runaka noneho muri ya activité mukagenda mubaniramo ni nayo mpamvu uriya komiseri general w'amagereza w'amagororero avuga ko bavuze na systeme ya ko tije yagarutse babyumva tije yagarutse ku byaha ariko bitaremereye bagakora iminsi 3 buri munsi amasaha 5 ubwo ni iminsi 10 na amasaha 15 mu cyumweru agatahiwe agahura na babandi yitwa ko yakora icyaha avuye gukora ya masaha 5 yavuyeyo agakaraba karya ajya mu kandi kazi niba ari umumotari niba ari umunyonzi niba ari umucuruzi agakora kandi ubwo niko muri izo activity ahuriramo na babandi yakoreye icyaha ariko avuye gukora n'indi minsi agakora iwe kurusha ko yajya muri gereza akabayo amasaha 28 ntacyo akora imbaraga ze zipfa ubusa atunzwe na leta iyo mibare rero ni byiza nyine burya iyo igihugu gifite abagitekerereza ntabwo abantu bagiye batekereza gutyo umuryango urasenyutse amafaranga aragiye guhemba abavoka urafunze uhindutse ikimuga kuko muri gereza ntacyo ukora leta iragutunze umuryango wawe umugore agiye gushaka ingemu ibyo yakagaburiye abana abikugemuriye gereza iba Gicumbi na Musanze ngaho ufata uwagakenke ugemuye mu miyove urugendo ibyo agemuye byari gutunga abana umwanya akoresheje mu kugemura wari kuburi gukora yisha umubyizi hanyuma nk'ibyo bidahagije aranateze ashatse n'itike ashatse ibyo agemura afashe umwanya wo kugemura ashatse n'itike babyumva buri cyumweru rimwe uwo muntu umubariye donc uvuga ngo igifungo cy'umuntu umwe ukabara kwa gusenyuka k'umuryango ukabara cost y'urubanza abavoka barahembwa abacamanza bakaba bakora ibindi abashinjacyaha none ujya mu bacungagereza ibyo leta imutangaho n'umuryango iyo totali niyo iza muri bwa butabera nsana sano munsa na sano ibyo byose tuba twabirenze iyo fagitire yaremereye mwe mwari muhari se muri kira kiganiro n'itangazamakuru ntabwo mwabajije nimba abantu bitazatuma batinyuka no gukora ibyaha kuko bumva hari abatinya gukora ibyavuga bati ntajya muri gereza nkisigira abana nkisigira umugore nkisigira umugabo nimba ari umugore nkisigira abana donc cyangwa hari ahantu sinajyayo ni habi bavuze ariko ntabwo ari ibyaha byose ntabwo ari ibyaha byose bica mu buhuza ntabwo ari ibyaha byose bica mu bwumvikane babyumva ariko igihari gahunda y'ubuhuza n'ubwumvikane ishobora kuba kuri etape iyo ari yo yose guhera muri ribu kugera muri parike n'ibyageze imbere y'umucamanza
bishobora kujya mu buhuza ikibanza cyumvi yego kandi ntabwo ari biva ku mpande zombi biva ku mpande zombi ubwo hasigaye kumenya uwakorewe icyaha ari nabyo Chief Justice yavugaga kwikura mu myumvire ko guhana ari ugufunga wowe wakorewe icyaha ari ugikora abyirinde ariko nawe wagikoze wumve ko bitarangiye niba rurushye bagukubise bagusaba imbabazi uce n'ikiru nibishoboka sibyo ariko nakweretse iyo umuntu afunzwe wowe gukorera icyaha nta nicyo ubunguka pratikuma aba ari kuvuna leta ahubwo umusoro wawe urarenga ukajya kumutungayo so ntabwo ari kuvuga rero ngo bizatuma abantu bajya mu byaha hari n'izindi nyigisho zizaza ku ruhande kino cyumweru cyatangiye ku itariki ya 8 kugera 19 hari izindi nyigisho zigomba kuza ku ruhande zerekana zibwira abantu kwirinda ibyaha kera polisi yigeze kugira gahunda y'ibitaga zero crime village sinzi iyo projet niba ikihari bahembaga imidugudu imaze umwaka umudugudu umaze umwaka utabarwamo icyaha ndabyibuka hari umudugudu umwe muri Gatsibo umurenge wa Kagejo Croix babonye icyo gihembo bawuha amashanyarazi ngira ngo niko ntekereza ni polisi yabitangaga donc inyigisho zivuga ngo tukeneye societe igira ibyaha bike kano kabari sawa sinzi aho kageze bura afandi Boniface azambwira ariko byabayeho yigeze kubaho guhemba umudugudu wirinze ibyaha iyo muri iyo competition yo kwirinda ibyaha rero buri wese abijisho rya mugenzi we abantu mukabare batangira kurakaranya wabona umuntu atangiye gufata icupa arifata bucumu bitari kubite byawe akwisimbwa uraba yose nawe mwiteyo akabimwita mwiteyo kabiri ubwo yabaye iwe abaye ebyiri umuntu akwisimbwa kumukubita icupa mwitimbwa inshuro ebyiri we abimbwe ebyiri ubwo ntukemuye amakimbirane kugira ngo umudugudu uzabone icyo gikombe bisaba ko buri wese abuze undi kwinjira mu cyaha noneho ibyo ngibyo ubwo izo nyigisho nazo zizagenda zibangikanye nazo ariko nanone icyo nshaka kubwira mu byo batubwiye ntabwo ubuhuza ubwumvikane biba muri ku byaha byose ni ibyaha bihanishwa igifungo kitarengeje imyaka 5 ni ukuvuga ngo ibyaha by'ubugome ntibirimo hari ikindi bavuze ngomba kuvuga ko numvise ari gishya bya bindi ujubona nkabirya bavugaga birya bya murava na gafaranga kirango nubwo bitari byo kirango ntabwo kigira ntabwo kijya mu buhuza ntabwo kirimo ntabwo cyemewe ibyo bashakanye gukubita gukomeretsa uwo mwashakanye byo nta buhuza ni mu rukiko kwa kundi umugore niyo mpamvu ujya ubona niyo twibazaga kuki bya gafaranga kuki murava yagize atya bigakomeza ariko si iryo tegeko bakoreshaga kuko byarangiye gafaranga icyaha cyamuhamye babonye ko ari n'umwaka bamukatiye umwaka harimo igice gisubitse n'icyo yamaze muri gereza ariko iyo ari byo bikaguhama umugore yashobora kwisubiraho yabona inzara igiye kumwica n'abana yabona adafite umutekano kubera ko urugo rwe rusigaye rwinjirwamo n'imbwa z'inyamaswa imbwa nyambwa z'umurizo kuko z'umurizo z'imisega umugore yabona ubuzima butangiye kumukubita cyangwa se hariho na pression y'iwabo w'umugabo cyangwa ni wabo ku giti cye ni wabo ku giti cye ashobora guterwa umukobwa wabaye uti abagore ntibakubitwa icyo rero yisubiyeho byarageze hariya akaba ari manza ari nacyo cyatumye umugore witwa Jacqueline we Kaduha wagiye kubwira Ribu ngo umugabo yankubise urukamambiri umugabo bakamukatira imyaka 8 akajya amamagara ngo nagiye kuganiriza Ribu ndavose kuri Ribu bajyana y'ibyaha bajya kugisha y'inama umanza ari nicyo bagendeyo kuko ashobora kumamagara avuga urukamambiri kandi yari yamuhamije babyumva so rero ibyo bavuze kategori y'ibyaha birumvikana ibya ruswa ibyaha bikomeye birimo violence ntago byo bijya mu buhuza ariko nibura ejo nagwaye imibare ukajya baza ngo ibi ni ibiki ntago nari kubasha ko gusobanura kubona ari nkurikiye abantu bakomeye aho twari turi urumva hano hari Chief Justice hakaba komiseri wa RCS hakaba batoniye hakaba umuntu wavuye mu rukiko rwa gisirikare hakaba uwo muri police hakaba urukiko rw'ubucuruzi hari abantu bakomeye ntago nari kubasha kuvugana nawe
ngo bwe detail ngewe woroheje ariko oya ntago ari uko woroheje wari kumvanye muri ntuza kujya kugusubiza byaje gutuma ntakaza focus yabo bari imbere reka nze bikubwira nabiguhaye urambaza kubindi ibiki warabisabye kugira ngo ni icyarabo ni imibare rero y'ibyagezweho mu bijyanye n'ubu butabera nsanasano ko mbibuze wowe ntabyo ubona hafi hari imibare naguhaye ejo hari imibare wambaye reka kureka hari imibare naguhaye ejo ariko bavuga ko mu nshinjabyaha habonetse imanza imanza 20,000 zakemutse biciye mu buhuza n'ubwumvikane hanyuma naho nyandikira byinshi zajya mbyiherairize zajya byiherairize rwose wowe wandika byinshi urumva ni imibare ni ngombwa mwihangane kandi icyo kiba cyatuzanye ngibi ubigezeho 28 voilà tugende gake donc ribu yabashije voilà wageze nawe yego donc ribu mu birego yakiriye yagomba kugenza harimo 2,800 byaciye mu buhuza bikarangirira hariya kucyumva kuko na ribu yemerewe ntabwo mvuze ngo itegetswe ariko ifite ubwo bubasha yo gutangiza igikorwa cy'ubuhuza ikabaza urega akavuga ati subundi ibi ntimwabikemura mu wabahuza hanyuma mwamara kubyemeranywaho umuriba agahinduka umuhuza cyangwa akabohereza undi muhuza cyangwa mukihitiramo wanyu mushaka no kubushinjacyaha nuko no kumucamanza nuko umucamanza ashobora kubiporopoza mwabyemera mukahita muhindura umuhuza cyangwa se mukishakira undi barahari benshi babihuguriwe abavoka bamwe na bamwe ngira ngo niba n'abanoteri barimo hari abavoka benshi bahuguriwe kuba bahuza noneho mu manza z'ubucuruzi rero hari 300 zakemuwe biciye mu buhuza 300 izi z'ubucuruzi urebye amafaranga arimo ndaje mu kanya ndabikubwira noneho mu nkiko ni 20,000 ibyaye byageze mu nkiko criminal inkiko mpanabyaha imanzi 20,000 zakemukiye mu buhuza ni nyinshi kandi buriya ntabwo zibanga ririmo iyo biciye mu buhuza criminal code yawe ikomera ivyerishe iyo byaciye mu buhuza nta busembwa bukujyaho ko nticyaguhamye kandi ubwo criminal code si extrait casier judiciaire yawe iba ari vierge kuko ntabwo ari urukiko rwabyanze abantu ibi ntabwo bavyumva iyo biciye mu buhuza donc nta bashobora kuguca ihazabu ishobora gutangwa ikiru gishobora gutangwa ariko nta gihano iyo nta gihano rero dosiye yawe iba ari vierge babyumva kandi wa muntu mukagenda mukabishuti nakunze kubibona ahantu abantu bose bari baje kuburana nyuma bigaca mu buhuza bakagenda baganira akavuga ariko ntumubyibuka ko muri secondaire nagutezaga amakayi koko ntumubyibuka ko kweri ko twavomaga hamwe usiko nacishagamo nkakwakira ijerekani cyangwa se wenda nimba mutariganye wabajije barunaka ko twiganye ntago ndi umuntu mubi c'est ça ndabira byarangwiririye rwose ihangane byamara kwemezwa mugahoberana mu rukiko mutikwe nkaho ibyo bidahagije mugataha mu modoka imwe yande yumwe muri nawe mufite mugahana lift nayo mutayifite mukagenda muri kwasteri imwe mutaha mwagera muri quartier kuko ntabwo wakorera icyaha utazi mwagera muri quartier mukiyakirira hamwe akaburushete iki ejo wabyara umwana nkamubera pare nsana hwati nsana sano umwana wawe nkamubera pare umukobwa wawe umuhungu wanjye akaza gusaba umugeni wawe kuko ibyo biba byavuye mu insana sano iri mu kazi ibyo byose ntabyo twari dufite iyo harimo gereza iyo harimo urukiko rwanzuye ko rutegetse ko kanaka afungwa d'office ubwo bajye bongeraho ngo iyinjirangaje ngo rutegetse ko iyi miryango itazongera guhura icyo bivuga
ninjye mbyivugiye ntabyo batubwiye ejo ariko nicyo bivuga kuko njye nanabasabye muri kino cyumweru ko tuzabikurikirana hafi bya byose barabizi ko tubikurikirana ari Chief Justice wabimbwiye ejo ariko urabyibuka ko dufungura kira kigo cy'ubuhuza cy'inyamirambo nabwo Ministre wa Justice yarabimbwiye mbiba hafi babishaka batabishaka ngomba kuba hafi kuko ngewe mba mpangayikiye umuryango nabasabye ko aho bishoboka baydewe hari umugabo wanyemerera amafaranga muri no gahunda ejo twabisikanye twavugana ntago arabikora neza cyangwa hari ibyo ntakoze ariko muri no gahunda yo kwigisha ubutabera nsano hari umuntu ushobora kuzazana amafaranga yo gushoramo so ariko n'umuntu n'ikigo ayo mafaranga naza tuzakora icyo twakwita nk'isuzuma tugende izi case bavuze zaciye mu buhuza tujye gukora evaluation y'uburyo aba bantu babanye bayazane tuzenguruka ahubwo igihugu cyose tuganiriza ariko wikwihuta kuba kumvuza amafaranga oya ntago ariyo mpamvu n'igihe ataraza tuzajyayo tuzajyana igihe zagwe essence ahubwo nose ndi kwamba imbwa reka nkubwire hano iyo ndi kuvuga ntabwo nongorera kandi mvuga ibyo nemera uwo muntu natayampa nubwo mbizi ko yayanyemereye natayampa nzakoresha yanjye msure nk'imiryango ibiri muri buri ntara ubwo ni imiryango 10 ari ntabwo ari menshi sibyo se hitubare essence zakenera nta kindi ayo ubushoferi ntayo nzaguha noneho dusure humura ibyo ni bisanzwe ibyo ni nko kuvuga ngo Karegeya yambaye ishati ibyo ni bisanzwe umeze n'ibindi ze yewe byose nta kibazo good noneho tuzenguruke muri aya makesi bari kutubwira dufate kesi ebyiri muri buri ntara yego noneho tubaze ngo uriya mu buhuza wari witeze iki mbere y'ubuhuza bumaze kuba wabonye iki dukore evaluation dukoremo ibiganiro kuko ibi ni ibintu bireba abanyarwanda twese nubundi byagiye bipfa ikintu cyatumaga bipfa tukaguma muri bwa butabera mpanabyaha reka byite gutyo nanze kubwita mvuna gufwa cyangwa senya miryango n'ubutabera mpanabyaha bwa butabera mpanabyaha impamvu bwabayeho igihe kirekire nuko hari uburyo ndavuga ku bantu babiri hari abashakaga kubigira ibyabo bonyine cyangwa se natwe tukabibarekera kandi bireba imiryango yacu uzi kugira ngo uzi umugabo ufunzwe by the way kugira ngo atagira bumva ko ndi anti-gender nuko imibare igaragaza ko muri gereza abagore batagera kuri 5%. So benshi nabagabo rero icyo kiveho ni imibare ntuza yampaye wa mudamu wigeze peri muri 2023 yarayimpaye nsanga abagore nta 5% ni 5% y'abagore bafunzwe icyo bisobanuye rero abagabo benshi none umugabo yafunzwe wowe muturanye umufungishije kubera mupfi gitoki abana be batangiye barashonje batangiye guta ishuri rimwe baraza kurya iwawe nuwabuze ikaye niwe urayitanga kandi ari we wagize ate wafungishije se wacyumvise cyangwa se babaye umuzigo wa leta so urugo rubaye umuzigo wa leta nufunzwe ari ku mugongo wa leta ni gute twisanza aho hantu igisubizo nuko twabigiraga ibyabamwe babyize cyangwa babishinzwe cyangwa babikoramo cyangwa nabo bakabigundira ntibashaka kwagira uwinjiramo by the way umuntu wazanye no mushinga w'ubuhuza byatangiye ari nabahira na Stars Honorable nejo bundi ucyagiye ushize njya gukora cya kiganiro cyo mu mabuye twarahuye ndarakoze ahantu mbana n'udufoto turenda gusubirayo udufoto kuri profile ubundi twashyizeho two mu mabuye muri amabuye turashaka gusubirayo abafana ba KOP tuzasubira muri kino cyumweru hano hafi cyane naba Marishari n'abandi Marishari David yego nabimwemereye n'abandi bantu bari hano kuri KOP bashaka ko tujyana twatangiye kwandika tuzasubira muri amabuye tunamanuke hasi tujye kureba hahandi buhira muri irrigation none dukate ibumoso turebe ndego babandi bateka imitanga tuzavayo iyo turi ariko hirya ku Kagera nyine ntabwo ari Kayonza ya Mukarange ayinya harimo akagendo kugera ku murindi wa Nasho ni nko kuva Kayonza ugaruka nk'ikabuga none urabanza ukagera Ikibungo mu mujyi ukamanuka usa nujya Rusumo wageraho bita Kibaya ugakatira umunsi ukanyura Rukira
Gituku ukagera hejuru muri hahandi wambonaga nyine nabaga nagenze cyane kugira ngere muri biriya bibuye donc ubu utumye nibagirwa aho naringeze icyo nashaka kubwira nuko donc nari mvuze ngo nabahire ni utumye honorable projet yari nabahire niyo watangiye kuzana iyo concept utavuga ngo nibive mu bantu bamwe twumve nabandi kuko amategeko afite abayakurikirana ariko agirirwa akoreshwa ku bantu twebwe tuyakoreshwaho tuyitabaza twagiriwe nabi cyangwa akatwapurikwaho twagize nabi tufitiwe mu ruhe ruhare so nabahiregira ngo yarashinzwe accès à la justice yarashinzwe kugeza abaturage kugeza ubutabera ku baturage nibwo yazanye uwo mushinga uko yabonaga gereza zihora zuzuye ubucucike hari kuba gereza ubucucike muri gereza n'ubucucike mu nkiko bw'amadosiye ubu ndakumenyesha ko uyu munsi ushobora gusanga urubanza umuntu yajyanywe none bashobora kuba bari kurushyira muri 2029 kiba cyabaye ikirarane iyo urubanza rurengeje amezi 3 cyangwa 6 mbere yari 3 manzi ubwo yari 6 ruhita rwitwa ikirarane ngayibaze ugiranye nabyo nukubireba ubutabera burahenda nkuko chief justice abivuga donc ureze mu kwa mbere kwa 2026 baraguye ngo uzaburana 2029 kweri icyo gihe cyose kandi wowe wareze muragendana murahura muraturanye subundi ubwo nibiki kubera ko ubucucike bw'amadosiye abacamanza bavunika kuko bagomba gukora moyenne niba ari umwaka ushije bavuga ko moyenne ari imanza 49 mu kwezi imanza 49 mu kwezi kandi inkiko zikora iminsi 5 mu cyumweru urabyumva ubwo ni 49 mu minsi 20 bivuze ngo ni imanza 2 n'igice ku munsi ubwo simbaze ngo hari inama yabaye hari iki izo mvune zose nk'abanyarwanda bose n'abanyarwanda urega n'umunyarwanda uregwa umunyarwanda umugenza cyane n'umunyarwanda umushinja cyane n'umunyarwanda mucamanza n'umunyarwanda umucungagereza n'umunyarwanda sibyo kandi byose biratureba n'iby'igihugu nitwe dusora nitwe duhemba abakozi ba leta ni natwe tubana nabo bagiye muri retraite mu zabukuru yarananiwe imigongo yaragize gute kuba hagira igikorwa ngo izo nzego zose zibonemo ko bireba abanyarwanda niho tugeze ahangaha rero nuko ADR yavutse Alternative Dispute Resolution Center iri inyamirambo abantu bungurana ibitekerezo birangira bifata irangi bihinduka politike ya leta hanyuma president w'urukiko rw'ikirenga azanyine abishimangira umunsi ku wundi yego hanyuma rero kubera ko havugiwe ibintu byiza byinshi kandi by'ingirakamaro nabyo dushaka yuko muri buze gukurikira dushimire ngo turashimira Ministeri y'Ubutabera urukiko rw'ikirenga rwo rukuriye ubutabera ubundi okay Ministeri y'Ubutabera ubwo haba ari ireba byinshi ariko inkiko niza Cour supreme okay turabashimiye cyane ariko barakorana kuri KOP turashima na Ministeri y'Ubutabera ko hose niho byaturutse ni nayo yafunguye icyo kigo sibyo kandi icyo gihe nahagiriye n'amahirwe ko urukingo rwa mbere niho narufatiye ejo baranshimangiye bama ifarasi yo kugendaho ngugeheze nguge banambagiza aho bansebereje ugatagata gurya yayinya aho nari namarikiwe igiti natamajwe ku ifarasi so reka rero turebe noneho dukurikire uko igikorwa cyagenze niyo farasi muyumve nyine yego nibyo ngibyo rero reka tubareke mu kurikire neza cyane ariko mbere yuko tubareka premium mwakabyara Premium Construction Group yes number one yes indashyikirwa mu masosiyete ashinzwe kubaka mu bikorwa remezo inyubako n'abahanga pe n'aba expert bakiri bato engineer bakiri bato bavanzemo abanyarwanda n'abanyamahanga ebana ku kijyanye n'inyubako imicungire y'ubutaka imicungire y'inyubako kuyubaka amaplan ebana barebaho cyane n'abafatanya bikorwa bacu rero yego hanyuma tugeze mu cyumweru uyu munsi turi kuwa kabiri birashoboka yuko ushaka kwegera hirya ya Kigali gatoya hano
kwa Musonera gafata akantu ko mu marembo ya Bumbogo, mu marembo y'inganda rega, mu marembo y'inganda urumva abantu bakorera imasoro, abantu bo muri Azamu, abantu bo muri African University, abantu bo muri University y'Abadventiste, vraiment icyokezo kiri mu marembo yanyu. La Vista Kigali. Kandi hari n'amacumbi ushobora gusanga abantu bakora mu nganda, abazana imizigo y'amakamyo bategereje gupakurura, mujye kuryama, mujye kwa Musonera, muruhuke kandi urugire hafi yaho umuzigo wawe uri. Utiri ujya gutega kamoto ujya mu yandi ujya za Nyamirambo, no, hinira hafi. Ukurikirana uko umuzigo wawe bawupakurura, ndibuke wisubirire ku Rusumo, waraye hariya utiriwe winjira muri Kigali. So hanyuma rero Premium Construction Group babahamagare kuri 0782 juvuga ine ese ni 07888888 ngaho rero mubahamagare abafite n'iyindi 0785 ubwo ni 559 yego harimo 5 ebyiri ubwo nzamvuga iyo nayo yego ibyo ngibyo rero mureke tuzasubira kwa Musonera ni 0785408040 kwa Musonera ariko bura nimvayo maze kuhava koko nirunze ikintu cyitwa amafu n'amafufu amafu n'amafunguro rwose nzaza mvugugire ngo none ngiye nko guturika nibyo se nta nubwo nitunajyayo ntago tuziyakira muri sale zindi nini cyane cyose n'ubushaka kureba umupira kuko ibihari cyokora igisope nyandebe imipira buri ni uri nkanjye ungana so rwose wapi rwose nk'ibyo byose bya bindi ejo babazaga ngo ibingi bisimbikurikira ni nkuko bambaza ngo ikipe ngo runaka ngo yatsinziye ntabyo mba nkurikira. So rero nuvuga ngo twebwe hari igisope twajya muri sale tuganira, ariko ari umupira ko yakwanga kwideranja twanywera ahantu kereke pari yego afite amakuwe menshi meza kandi agezweho. Asante sana. Nibyo ngibyo reka mukurikire kino kiganiro mukomeze mu cyumve mwitonze ujye usubiza inyuma gake cyane, harimo ibintu nawe byakugira akamaro cyangwa byagira akamaro wawe. Tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha. Nanjye nitwa Karegeya Omar, ndi umukozi wa SKFM, ndi umunyamakuru wa SKFM na TV10, nkagira na channel yitwa Karegeya Omar Pano. Ngira ngo hangaha nibyo naje mu hano nibijyanye niyo pano yanjye. Nishimiye cyane ko iyi gahunda ntabwo ari ikibazo ndabaza, ariko nagira ngo twunganirane kuko iyi gahunda turimo ndi mu Banyarwanda baba barahirimbanye ko yabaho ko kugira ngo ishyirwe mu bikorwa rero bisaba ko tubona detail z'ibintu umuburanyi yatakazaga aruregwa aruwareze n'ibyo leta yatakazaga, na nyuma y'ibyo leta itakaza umuntu yafunzwe. Noneho tukareba nk'iki cyumweru cyakabaye kirangira dufite n'ibindi bya qualitative evaluation ya cohesion sociale, iyo concept ya sanasano giswe neza sanasano, abantu bahujwe babanye bate bitandukanye nuko bari kubana umwe yafunzwe. So birasaba rero ko nizo detail tuzijyamo, amafaranga y'ingendo, igarama, umwavoka, hanyuma umuntu yafungwa tugashyiramo ingemu, umubyizi wo kugemura n'ibindi, n'urugo rugasenyuka abana bagatangira guta ishuri. Izo detail nizo zizafasha kugira ngo iyi gahunda imenyekane neza, kongeraho no gutunga umuntu ufunzwe muri gereza. Ibyo leta imutangaho n'umuryango ugasenyuka, leta ikongera iyo umuntu afunzwe yari chef de famille, abana bamanuka mu cyiciro cy'ubudehe bagatangira kwiga bahabwa imfashanyo na leta igatunga se na nyina, ikajya no gutunga abana basigaye kubera ko inkoko yavuye mu magi atangiye kubura. So rero nibaza ko wenda nukongera izo mbaraga Harrison tujya tubivugana ibyo bintu bidafatika. Iyi gahunda y'ubuhuza ibiriho byose ibyo yakemura byose ntitugenda kamwe dusiga nibwo izumvikana neza. Iyo ubwiye umuntu ngo ukuburana nafunga uzamugemurira, gushaka ingemu n'abana baburaye, kwica umubyizi wo kugemura ukajya gutonda imbere ya gereza,
izo details zose tugomba kujya tuzijyamo kugira ngo bifashe abantu kumva ko yaziye igihe kandi hari icyo ifashije. Ubwo sinashyizemo rega n'abacamanza bakabaye baca imanza nkeya, umugogoro ukagabanuka, harahembwa abashinjacyaha. Iyo cost yose y'urubanza vis-a-vis y'ubuhuza tukabigaragaza ko harimo difference ifata materiel, financier na social. Kuko akari social ntabwo turi kukareba cyane, ariko njye mba nifuza uko twabivugaga kubona abantu bavuye mu buhuza bagahoberanira muri sare, bagahana lifti, ranchi bakayifatira hamwe. Ibyo ntako bisa par rapport yo kujyana abantu kwa mageragere kwa afandi Murenzi. Ibyo byose tugomba kugenda tubyerekana abantu bakumva noneho yanzira yose ukuntu ihenda. Mwakoze cyane. Karegeya Omar nkunda gukurikirana ibiganiro bye. Ubucamanza burahenda, burakenesha, butesha igihe ku buryo turabutanga. Ni standard z'abanyaburayi tugenderaho, ariko ntabwo arizo standard z'abanyafrika, by'umwihariko ntabwo arizo z'abanyarwanda. Ubundi kugirana amakimbirane, navuga ko amakimbirane agendana na kamere y'ikiremwa. Umunyarwanda niwe wavuze ngo n'inka zirisha hamwe zikomanya amahembe. Izo ni inka, n'abantu bari hamwe ntibabura icyo basakiranaho, ariko ikibazo si ugusakirana, ikibazo ni ubushake bwo gushaka gukemura ikibazo wateje. Ibyo rero nibyo twifuza ko abanyarwanda bumva, ukumva ko niba watwaye icy'abandi ugomba kugisubiza, ukumva ko niba watukanye ugomba kubisabira imbabazi ukabitangira n'ikiru, ukumva ko niba wateshutse ukarwana ushobora kubisabira imbabazi ukazihabwa, ariko niba wakomerekeje abantu bikabije nanone ukemera n'igihano. Iyo dukurikira mu mafilme dukurikirana, mubona ko bari abantu badukoronije bo barababwira ngo uzafungirwa mu igereza kijyana. Ahenshi hari aho twasuye ugasanga nta n'amagereza hari, ahubwo amagereza asigaye ari business z'abantu ku giti cyabo. Nukubera iki? Nuguhindura imyumvire, ukumva ko ugomba gukora igikwiye, kandi wagira ibyago ukagwa mu cyaha. Icyambere si uko ribi gukurikirana, si uko polisi gufata. Icyambere nuko nawe ubwawe wumva ko wakoze icyaha, wakoze ikidakwiye. Ibyo rero nibyo dukwiye kumva, nibyo nk'abanyamakuru mukwiye gufashanya na leta kumvisha abanyarwanda ko icyaha gishobora kwirindwa, icyaha gishobora gukumirwa, ariko ugize ibyago akakigwamo ko akwiye kumva ko akwiye kwihutira kugikemura, kandi yaba ari n'uhanwa akemera guhanwa, kuko nabyo biri mu muco mwiza. Ubu hari abantu bamaze abantu ugenda akavuga ati ariko genda umwere, kandi azi neza ko ari ruharwa, ariko yanze kwemera ko ari ruharwa. Icyo rero ni ikibazo cy'imyumvire tuzakomeza gufatanya. Ibi birarane rero biterwa n'icyo ngicyo, biterwa n'iyo myumvire, aho umuntu bamuhana akumva ko agomba kujurira, kongera akajurira, yaba afite ubimuteramo inkunga akamufasha no gukereza iburanisha. Ariko icyo navuga nuko mu nkiko hari impamvu zemera ko urubanza rusubikwa, hari n'izitemerwa, hari n'inshuro zemerwa n'izitarengwa. Ibyo ngibyo nibyo abantu bakwiye kumenya. Ubu bwinshi rero bw'imanza buzakemurwa no kugabanya no kuzamura imyumvire, no kugabanya ikorwa ry'ibyaha, kandi bugabanywe no kwemera igihe umuntu yakoze icyaha akemera ko yakoze icyaha. Kuko nta nyungu irimo yo kwirirwa uri havoka, dore ko bavoka bariho kuri buri ntera y'iburanisha. Umurishye ku ntera ya mbere uzi ko wakoze icyaha uramurishye, ugiye urajuriye urongeye urarishye, niba wahawe 15 urongeye urajuriye mu bujurire urarishye, niba utanabyishimiye urandikiye urukiko rw'ikirenga mu karengane. Aho hose navoka ukwandikira, ubwo ni kuriha, ni kutesha igihugu umwanya. Birumvikana n'inshingano zacu, niwandika ko ari akarengane nzagasuzuma, ninsanga katarimo fate n'umwanya wo kukwandikira nkubwira ko nta karimo, ariko wa mwanya nzaba nawufashe nawutaye. Kubera iki? Kubera gutsimbarara, kubera kuburana
urwandanzi. Ibi birarane rero kugira ingamba ziriho ni izi zose dufite, nitugira imana abantu bakumva neza iyi politike mpanabyaha navuga iri restorative sinzi uko nivuga ariko umenya ariyo nsanasano mu kinyarwanda, aho dukoresha plea bargaining, ni ukuvuga ubwumvikane hagati y'uwakoze icyaha n'ubushinjacyaha busozwa n'amasezerano yemezwa n'umucamanza, urubanza rukaba rurarangije, aho abakoze icyaha bemera kugirana ubwumvikane bagahuzwa n'abo bagikoreye igihe ari bwo buryo bushoboka, kandi bakemera no gusana ibyo bononye. Ibyo iyo ubwo buryo tubukoresheje mu manza nshinjabyaha bituma cya kibazo kirangirira aho ubwo buryo bwakoresherezwe, rya jurira rya hato na hato rikaba rivuyeho, bya birarane mu nkiko bikaba bigabanutse, kandi n'umwuka mwiza mu banyarwanda ukaba uteye imbere. Ubwinshi rero bwa manza zifunga ry'agateganyo nabyo ni kimwe. Kugira ngo umuntu afungwe by'agateganyo nuko aba akekwaho icyaha, nuko haba hari impamvu zituma akekwaho icyaha. Kugira ngo umuntu afungwe by'agateganyo nuko akenshi aba yanze ubundi buryo bushoboka, cyangwa se yakoze bya byaha bidashobora kunyuzwa mu buryo bw'ubutabera sanasana. Ibyo rero ni ibintu dukwiye kujya tureba, ariko icyo navuga nuko n'imibare y'abafungwa by'agateganyo, y'abakurikiranwa bafunzwe by'agateganyo nayo igenda igabanuka. Kubera iki? Kubera ya plea bargaining igenda ikoreshwa kuva muri RIB. Buriya RIB ikemura ibibazo byinshi cyane tutajya tunamenya, ahubwo dukwiye kujya dushyira mu maraporo yacu bikamenyekana. Imibare igenda igabanuka kubera ko niyo bigeze mu bushinjacyaha nabwo ubu buryo babubakangurira, ubyemeye bigakora, utabyemeye ubwo agakomeza agafungwa, kuko ubwo niyo mahitamo abasigaye nta yandi. Nkaba numva kuri iki ngiki ari icyo ngicyo nasubiza. Ingamba zirahari, ariko ingamba ya mbere ni uguhindura imyumvire ku banyarwanda ku cyaha, imyumvire ku kugikumira, n'imyumvire ku kwemera gusana iby'icyaha kiba cyononye, no kwemera guhanwa igihe ari cyo kigomba gukorwa. Ndumva kuri ntabareshya ku bibazo yabajije ari icyo ngicyo navuga. Ingamba zo kugabanya ibirarane nicyo kimwe nawe yagarutseho. Ku byabajijwe na Kaberuka kuri ICMS, ku badafite ikoranabuhanga, ndagira ngo mvuge ko abantu badafite ikoranabuhanga nabyo nari nabishubije. Akenshi baba bafite abavoka bahujwe na systeme, bahujwe na ICMS, ahubwo ubwo wenda birashoboka ko abavoka bashobora kuba badakominika nabo, ariko n'abaturage bose bafite email, bafite telefone, systeme bihujwe n'abavoka babo kandi ihujwe nabo ubwabo. Ku batabifite rero, ku batabifite icyo ni ikibazo wenda twazicara tukiga tukareba ngo ese kirangana iki, ariko icyo navuga nuko iki kibazo twebwe muri systeme tutagifite. Nta muturage uraza ngo atugezeho ikibazo cyo kuvuga ko atamenye urubanza rwe kuko adafite access kuri systeme, ntawe turabona. Kuko utayifite ako kanya, hari igihe aba yakoresheje telefone y'umwana we, hari igihe aba yakoresheje telefone y'umugabo we cyangwa umugore we, hari n'igihe umwavoka we aba yamugejejeho ayo makuru. Karegeya Omar, icyo twakora aha ngaha ni ukugushimira. Ibiganiro kuri channel yawe ni ibiganiro byubaka abanyarwanda, by'umwihariko bishishikariza abanyarwanda kugabanya kwikiranura no mbere yo kugana inkiko. Buriya ibyaha byose bigira imyaka bimara bikaba bitagikurikirana, ariko ku birebana na case wavuze,
y'urubanza rwabayeho, burya imiburanishirize y'imanza nayo ifite uko itegeko ryayiteganije. Habaho igihe cyo kujurira, bwaba ari ubujurire bwa mbere, bwaba ari ubujurire bwa kabiri, ku byaha byemerewe kujurirwa bwa kabiri, byaba ndetse ari no kwandika ugaragaza ikibazo cy'akarengane, byose bifite igihe, kandi icyo gihe ndumva kingana ni iminsi 30. Iyo umuntu yari bujurire iminsi 30 ikamurengana, ubwo ubujurire bwe ntibwakirwa. Niba urubanza rwawe rwarangije kuburanishwa, ugomba kwerekana ko harimo ikibazo cy'akarengane iminsi 30 uhereye ku munsi urwo rubanza rwasomeweho, cyangwa uhereye ku munsi kopi y'urubanza yashyiriwe muri ICMS, iminsi 30 ikakurengana, ikibazo cy'akarengane utakigaragaje, ubwo bigaragaza imburagihe, nujurira imburagihe, ntabwo ikirego cyawe cyangwa ubusabe bwawe buzasuzumwa, kuko uzaba wanyuranyije n'iby'amategeko ateganya. Kuri iki kibazo rero wavuze nta precision washyizemo, ariko urabizi neza ko jenoside ari icyaha kidasaza, nubwo numvishe ushyiramo ubujurire, ubwo ngubwo turi burebe ko tuvugana, uduhe precision, tuzavugane n'abafite iki kibazo, twumve niba hari uburyo bafashwa. Ese abanyamahanga bemerewe ubuhuza? Nabo barabwemerewe. Umunyamahanga uri mu Rwanda, umunyamahanga utuye mu Rwanda, nta mpamvu atahuzwa n'umunyarwanda yakoreye icyaha, cyangwa n'umunyamahanga mugenzi we yakorewe icyaha, igihe itegeko ribyemera. Uruhare rw'abavoka ubwo biravugwa na Batoniye, ntabwo mbijyamo. Kuri Isa yabajije cyane cyane ubushinjacyaha, ubwo abo turi kumwe nabaha umwanya wo kugira icyo muvuga ku bibazo byabajijwe. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Chief Justice. Mbere yuko nsubiza ntabaresha w'igihe ku kibazo yabajije kirebana na RCS, nagira ngo hari wa New Times bari wabajije kuri gahunda dufite yo gutegura abakoze jenoside bagiye gusoza ibihano. Ndumva ari yabajije n'imibare. Kugeza ubu tumaze guhugura ab'igitsina gabo 1081, ab'igitsina gore 103. Ariko nkuko nabikubwiye, ukwezi gutaha turahugura n'abandi bitegura kurangiza ibihano kugeza mu mpera z'ukwa gatandatu. Hanyuma ntabaresha igihumbi navuze we imibare yavuze ati shira umucyo, bura nakoraga compare the contrast, birebe n'ibyemezo bifatwa by'inkiko bisigaye bifatwa aho tugororera abakoze ibyaha muri community, noneho n'abatwakira. Ariko imibare kuko bavuze ubu ngubu kuva mu kwa mbere ubu ducumbikiye ibihumbi birenga 70 kugeza ubu mvuga. Kuva mu kwa mbere kugeza ubu tumaze kwakira ibihumbi birenga 23. Ntabaresha sinzi niba hari sicyo wari wabajije, hari sinzi niba ari wowe cyangwa undi wari wabajije ati abanyamahanga bavuze barenga 500 ati ibyaha bakunze gukora ni ibi. Sinzi niba ntabaresha cyangwa yes. Yenda naribu yamfasha, ariko ndetse na prosecution icyaha kiza ku isonga ni inyandiko mpimbano. Inyandiko mpimbano hanyuma kikanakurikirwa no gukubita no gukomeretsa. Dusigaye tureba tugasanga agomba kuba abanyamahanga aho iwabo gukubita ari gufa kwikubitira gusa. Sinzi n'uwa ahubwo wabajije ngo mujyano cyo kubakubita. Ntabwo tugira keninge muri RCS rwose, ntabwo dukubita abagororwa, no mu mategeko y'iki gihugu nta gihano gitangwa cyo gukubita. Sinzi aho yabikuye, ariko n'uwabikora arabihanirwa kuko ntabwo byemewe. Turagorora, ntabwo dufite abanyururu, dufite abagororwa. Ibyo gukubita rwose ntabwo ari byo. Sinzi n'abansubije ibyabajwe RCS.
n'aba buri munsi wavuze mbere nibyo navugaga nabihuzaga na gahunda dufite ubu ngubu aho ibyemezo by'inkiko bigenda bifata bana abantu bafite abo nita low risk offenders. Low risk offenders ni ukuvuga barakoze icyaha ariko akaba yajya kugororerwa muri community adateje ibibazo by'umutekano. Nibwo navuga gura mubara ariko toto dufite from January up to now 23 birenga out of 70,000. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo kimwe mu bibazo bari babajije ni ukuvuga ruswa muri buri rwego no mu bushinjacyaha. Ntabwo duhakana ko ihari, ndetse mu myaka 3 ishize, umwaka w'ibihumbi 2022 kugeza muri 2025, twakoze amadosiye y'abashinjacyaha n'abandi bakozi bo mu bushinjacyaha bakurikiranweho ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ku bantu 12, ndetse 11 barirukanwe mu kazi k'ubushinjacyaha. Ni ukuvuga rero izo ngamba turazifite iwacu. Ugaragayeho iyo myitwarire wese arakurikiranwa ndetse akanafatirwa n'ibihano bijyanye na administrative, kwirukanwa cyangwa se ibindi bihano, ariko akenshi uwagaragayeho imyitwarire no kwirukanwa. Ikindi bari babajije ni ikivuga ngo ubushinjacyaha bushaka amakuru ashinja gusa, ibimenyetso bishinja ariko ibishinjura ntibishakwe. Ntekereza yuko ufite iyo myumvire ari ukwibeshya. Iyo murebye mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025, ubushinjacyaha bwakiriye amadosiye 78,489. Muri yo amadosiye twaregeye inkiko ni 42,000 n'amadosiye 279. 33,453 turayashyingura. Akenshi tuyashyingura kuko twashatsemo ibimenyetso bishinjura. Ntabwo ushobora gushyingura dosiye atari uko washatse ibimenyetso bishinjura. Abafite rero iyo myumvire ntekereza ko atari yo, kuko imibare ubwayo irivugira. Kugira ngo dushyingure amadosiye nuko tuba twakoze iperereza rishinjura, tukabona ko uwakurikiranwe guhera muri ribu ibimenyetso twabonye bigaragaza yuko nta ruhare yagize mu mikorere y'icyaha, nubwo harimo n'izindi mpamvu zishobora gutuma dosiye ishyingurwa, ariko ahanini bituruka ku kuba twashatse ibimenyetso bishinjura. Ikindi nuko cyabajijwe ni ukuvuga ngo mbese nidutanga imibare ku musaruro w'izi ngamba za mediation na plea bargain mu madosiye nshinjabyaha. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 twakoze amadosiye 11,846 ku bijyanye na plea bargain, ukwemera icyaha, ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Andi madosiye 3,887 arangizwa mu buryo bw'ubuhuza. Ni ukuvuga rero ni ingamba zirimo zitanga umusaruro, ndetse no muri uyu mwaka mu mezi make guhera mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka w'ingengo y'imari tumaze gukora amadosiye 5,107 yakozwe muri plea bargain, n'amadosiye 437 arangijwe mu buhuza. Ni ukuvuga ni ingamba turimo dushyiramo imbaraga mu buryo bufatika. Ikindi kibazo cyari cyabajijwe ni ikivuga ngo ese ubushinjacyaha bushobora kujya mu buhuza. Ntekereza ko cyari cyasubijwe ko ubushinjacyaha ni rumwe mu nzego zemerewe kwinisiya ubuhuza hagati y'uregwa n'uwakorewe icyaha. Rero nibwo bunatangiza, hashingiwe ku biteganijwe n'itegeko, nibwo butangiza ubuhuza iyo busanze ariyo nzira yashobora gukemura ikibazo ndetse n'uregwa agashobora kwisubiraho.
ndumva ari byo bibazo byari byabajijwe ubushinjacyaha haramutse hari ikindi twiteguye kuba twagisubiza. Ndabashimiye nyakubahwa Chief Justice. Murakoze nyakubahwa Chief Justice. Nashaka just gusubiza ikibazo kirebana na ruswa. Ku mugenzi wanjye yabivuze muri prosecution, ntabwo tuhakana yuko ari abagenzacyaha nabo barya ruswa. Icyo nshaka kubabwira gusa yuko ngo uretse no muri RIB ndetse n'ahandi hose mu butabera, ruswa iri mu byaha twita zero tolerance.